ashaka ko dukora imibonano mpuzabitsina ku ngufu. Ndamubwira se wambabariye kuko ko ibi bintu ntabimenyereye ntanabizi ari ubwa mbere waba ugiye kubinkoresha ngo hoya ngo turabikora. Ndamubwira se basi koko twe twarabyize mu ishuri ndamubwira basi mbabara utantera inda ukoresha kondom. Arambwira ngo ntazo mfite hano kandi ninjya kuzigura ntago ndi bugaruka ngo ngusange hano. Urabona mbere muri gare habaga abantu bavuga ngo murajya hehe noneho umuntu anyura avuga ngo uragira Rwamagana ndavuga ati tugende mbese tubupfa kugiya iyo ngiyo. Ntago nifite ubwenge buzima pe. Sinarinzi ngo ngiye he Rwamagana nta famille nagiragayo nta nshuti nta n'abavandimwe nagiragayo. Sinzi ukuntu mu rugo nari narababorotse. Mvuga ntashaka no kumva ijwi ryabo. Arangije aca inyuma afata telefone yanjye. Sinzi ukuntu yambwiye ngo nimutize telefone. Twagiye kurya ndayimutiza arebamo nimero za mama. Arangije aca ku ruhande nyine aca inyuma aragenda aramuhamagara. Akimuhamagara aramubwira ati mama bavugije induru uwo mwana twari twaramubuze haramaje gushira nk'iminsi nk'ine. Ati ku ishuri twaraperereje kwa nyirakuru twaraperereje ati muduhaye waba utugiriye neza cyane twari tuzi ko bamwishe. Umeze neza ariko? Umeze neza cyane ndashima Imana. Bashima Imana. Watangira rero wibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye umukobwa mwiza turi kumwe uyu munsi wari. Amazina yanjye nitwa Tumugire Alphonsine ariko abantu benshi bakunda kunyita Fofo. Niko kazina banziho. Yego. Nkaba ndi umukobwa w'imyaka nyivuge se buriya nta kibazo nimba nta kintu bigutwaye. Kumva numva abantu abakobwa benshi batinya kuvuga imyaka yabo. Nkandi umukobwa w'imyaka hafi 25 24 gutya 25. Ukaba dushyizemo aho hagati turi bwize kwishakishirizamo hagati aho ngaho nta kibazo. Uri umukobwa w'imyaka hafi 25 ni imyaka itari mike ariko nanone itari na myinshi. Ariko ufite na experience y'ubuzima nini cyane nanyuze muri byinshi. Wanyuze muri byinshi bitandukanye biruta cyane iyo myaka yawe. Ni nabyo twifuje uyu munsi ko turi buze kuza kuganira tukanabiganiriza n'abanyarwanda muri rusange. Naguha umwanya rero Fofo, donc ubuzima bwawe nyine waje kuza urugendo rw'ubuzima bwawe. Urugendo rw'ubuzima bwanjye rusa nkaho rwatangiye 2013. Yego ko mbere ya 2013 ntago ubuzima bwangoye cyane. Byari ubuzima busanzwe nk'abandi bana bose mu muryango. 2013 nigaga muri Troncome. Ndabyibuka hari mu gihembwe cya kabiri guce cya gatatu. Nari ndi umwana uzi ubwenge cyane. Nkunda kwiga. Numva kwiga bizangirira akamaro cyane. Nza guhura n'ikibazo cyo gushukwa bituma ntakaza ishuri. Nararikundaga cyane byarambaje kuko n'ubu niyo mbyibutse ngira agahinda kuko nakundaga kwiga. Abanyeshuri bose ari nge batangaho urugero muri class. Yego. Naje guhura n'ikibazo nigaga mu ntara ntaha kwa nyogokuru. Yego. Kwa nyogokuru hari hafi y'ikigo. Urumva nyine kwa ko mu rugo nta bushobozi bwinshi twari dufite ntago nabaga interna. Yego. Baravuze ati gitaha kwa mukecuru kugira ngo amafaranga aze kuza kugabanuka kugira ngo amafaranga ya Minerval agabanuke. Nkiga ntaha kwa nyogokuru bigenda gutyo. Umunsi umwe nza guhura n'ikibazo. Hari umuhungu twari tumaze iminsi tugendana nyine tumenyanye. Ntago twari dufitanye communication ndende cyane ariko dusa nkaho twari tumaze iminsi mike tumenyanye. Nza guhura n'ikibazo cy'abandi banyeshuri bose bahura nacyo. Yego. Ibaga najyanaga ku ishuri yacika. Uwo muhungu twari tumaze igihe gitoya cyane tumenyanye. Ndamuganiriza nawe yasesha ejo nzajyana iki ku ishuri kibaga yanjye yacitse. Arambwira ngo uze mu rugo ngo amafaranga ujye kuyidodesha. We yari umunyeshuri? Hoya. Ntago yigaga aho ngaho. Yigaga. Yari muri quartier wenda ngo yari uwo muri quartier kuko yarandutaga. Yego. Arambwira ati uze kuza hari muri weekend uze kuza yafate
kuwa mbere uzabona ibaga ujyana ku ishuri. Yego. Ndagenda njyayo. Ngezeyo ndamubwira rero nanje gufata ya mafaranga yo kujya kudodesha ibaga. Kuko urumva ubuzima bwo kwa nyogokuru ntago bari kumpa icyo nshaka cyose. Yego. Byarangoraga cyane kandi no mu rugo nta bushobozi bwinshi bari bafite. Ubona yuko utari buze kuza kubibasaba. Yego. Kuko nibyo bankoreraga ko ari ukwigora kugira ngo nyine kuko nabwo babikoraga kuko babonaga nzubwenge kugira ngo nzagire icyo ngeraho. Yego. Ndagenda ndamubwira nanje gufata aya mafaranga arambwicara angurira amata ntago nzabyibagirwa nakundaga amata. Ndamubwira ke nese kutama aya mafaranga nyine wabona byende by'abasore atangira kunyegera kandi mu buzima ntago naye nakegeranye n'abasore ngo tugirane imishyikirano irenze. Yego. Ndamubwira si ni bicurimo wamaye amafaranga cyangwa nkitahira. Ikintu yakoze yabonye nyine icyo naje gufata ntagishaka ahubwo kuko we yabonaga ibyo ashaka kunkoresha ntabikeneye. Tabishaka. Yahise mbona aragiye gukinga. Ndamubwira se nsakuze. Ndamubwira ngo nusakuza ko wizanye hano se abantu barakwitinjisha. Yego. Ndabubwira shemana wambabareye kuko mwitahira. Arabyanga. Ashaka ko dukora imibonano mpuzabitsina ku ngufu. Ndamubwira se wambabareye kuko ibi bintu ntabimenyereye ntanabizi ari ubwa mbere waba ugiye kubinkoresha. Ngo hoya ngo turabikora. Ndamubwira se basi koko twe twarabyize mu ishuri. Ndamubwira basi mbabare utantera inda ukoresha kondom. Arambwira ngo ntazo mfite hano kandi ninjya kuzigura ntago ndi bugaruka ngo ngusange hano. Mana nyagasani ndabitekereza ndavuga ati ubuzima bwanjye burarangiye pe. Nguru urwo narindiriye ndarubonye. Ndangije dusa nkaho tugundagurana birangira ndushije imbaraga. Yego. Arabikora. Gusa njyewe ntago nayo mbizi pe ndataha. Nataha ndira ndarira. Namaze nk'iminsi 2 ndira nibaza ibintu byambayeho nabimenyereye. Mu rugo akambaza wabaye iki kwa nyogokuraho nabaga. Mbwira ntago meze neza ndumva ndwaye. Okay. Sura ku ishuri nk'ibisanzwe. Shira ukwezi kwa mbere ukwa kabiri. Noneho hashize amezi 3 ntaramenya ko ntwite. Mvuga ati wenda ndiko akunda abakobwa birenza nago igihe cyanjye kiragera. Nari nyiri umwana. Nari mfite imyaka 16. Yego. Nari mfite imyaka 16. Wari umwana. Nari nyiri umwana. Ndagenda ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu. None nkajya numva peti tangiye gucika kandi rero wa muntu ukunda kurya pe. Abanyeshuri bose bari babizi ko muri refectoire nkunda kurya. Uburi cyane. Ngiye bajyaga kwarura. Bakabona si katajya kurya. Yego. Ntangira kubikeka. Noneho ndamuganiza ndamubwira se ko nsigaye mfite ikibazo ntago nkirya. We nk'umuntu mukuru kubera yandutaga arabimenya. Aravuga ati ati nzanguha amafaranga ugiye kugura amata bari yunywa nimba ari ubukeneye. Kumbi nkibumubwira ako kanya bwaki yashaka inzira imujyana. Yego. Nkajya muhamagara telefone ndamubura. None se tutaramurenga mu byo ubundi mwarakundanaga? Urumva ntago twe tumenya igihe kinini ndakeka twari tumenya nyashize nk'ukwezi tuvugana bisanzwe kuko nubwo njya kumwaka ayo mafaranga yo kudodesha bag n'ubwa mbere nari nkandagiye ahantu yaratuye nta mishyikirano miremire twari dufitanye. Yego. Ndaje ndabimubwira telefone ye ndayibuze. Nk'ejo ndayibura n'ejo bundi ndayibura. Ndavuga ati mana yanjye ndapfuye. Noneho ubuzima butangira kunshanga. Yego. Nari mfite papa ugira amahane. Ndavuga ati ni nta kwa papa aranyica. Bwarakeye buriya umutwe umwe wigira inama mbi. Yego. Bwarakeye nka 11 nkaho nabyutse ngo nkore dushe njye ku ishuri. Ndabyuka mfata imodoka njya Nyabugogo muri gare. Hari 11 n'igice. Sinzabyibagirwa. Ndagenda nicara muri gare Nyabugogo. Ndicara 12, 1, 2, 3.
urabona mbere muri gare habaga abantu bavuga ngo murajya hehe noneho umuntu anyura avuga ngo urajya Rwamagana ndavuga ati tugende mbese tupfa kugiye iyo ngiyo ntago nari mfite ubwenge buzima pe sinari nzi ngo ngiye he Rwamagana nta famiye nagiragayo nta nshuti nta n'abavandimwe nagiragayo abankizo mu modoka gutyo turagiye wari wamaze kumenya yuko utwite nari narabimenye ariko mvuga ati papa nabimenye yego azanyica impamvu nabivugaga natekerezaga uburyo bwose yitanga ashaka minervari nta bushobozi avuga ati ndamutengushye pe birambabaza ndangije ubwo mbagiye Rwamagana ndagenda njya mu modoka ngenda nsinzira urumva ntabwo nerukaga kurya ibiryo byari byarananiye nkumva nyine ubuzima buranze noneho urabona iyi modoka igiye Rwamagana inyura muri gare Remera igafatamo abantu tugeze muri gare Remera mu bantu yafashemo hari umusore yafashemo arazanye icara impande noneho urabona ko abantu bagenda wenda muri bisi bavugana ukabona sinshaka kuvuga nashaka abona wapi ubuzima buri mu marembera arambaza se wa mwana w'umukobwa biti byiza umeze ute se umeze neza kandi mbona utameze neza ugiye hese ndavuga se mubwire ko ngiye nabwo ngiye Rwamagana gusura tante kandi mu by'ukuri nta muntu n'umwe nangiye gusurayo nta n'umuntu nari nziyo yego ubwenge bwari bwagiye arangije arambwira ati rero ndabona utameze neza wampa nimero yawe nkaza kukubaza nimba aho wagiye wagezeyo amahoro yego ndamubwira reka nyigushye sinzi n'Imana yamvugiyemo kugira ngo nyimuhe kuko byaje kungira akamaro kuba narayimuhaye yego turagenda abantu bose bakavamo noneho konvoyera akambaza se mwana bite urasigara hehe namubwira komeza higarukira unsigaho naje gushiduka nasinziriye nshiduka bari kunkomanga ati niwo usigaye muri taxi wenyine vamo ikintu nakoze navuyemo ndagenda nzenguruka inyuma ya gare hari ahantu hari igiti nicara munsi y'icyo giti byari bimaze kuba nko mu saa 5 saa 5 saa 6 saa 7 saa 8 ndi gusinzira munsi y'icyo giti nta kintu kimwe nari mfite sibye telefone nari mfite n'akabaga nari mfite karimo fondote nyine abakobwa bagenda na fondote niko nari mfite saa 10 saa 12 ngiye kubona mbona nimero iramamagaye za nimugoroba yego arambaza ati se bite ati ni wa musore mwagendanye muri taxi ati umeze ute ati aho wagiye wagezeyo amahoro noneho nari maze kwicara mu giti narambiwe izuba ryankubise inzara numva noneho mpfuye ndavuga si uyu muntu kamubwire wenda numve ko yamfasha ndamubwira umvuze ibintu byambayeho nyine ndamubeshya pe naramubeshya ndamubwira handi kwa tante nakubwiye nagiye gusura nababuze nasanze barimutse na nimero zabo zitakiriho kandi mu by'ukuri naramubeshyaga arambwira ati se ubwo urabigenza gute ko bumaze kwira bwari bumaze kwira nka saa moya gutyo ndamubwira nanjye ubu ngubu uzi isaha ntabwo nzi icyo gukora kereka umfashije noneho we akaba yaragiye gukorera Nyagatare mu kazi bari bamwohereje aho yakoraga yari afiteho icyumweru agomba gukora arambwira ati ngwino mushakira aho uryama mu gitondo by'uko utaha ubabwire ko abo wagiye gusura wababuze ndamubwira ati nta kibazo ndagiye aho yabaga amfatira icyumba nanjye ndyamamo yaguhaye icyumba cyawe yego yari afite icyumba abamo nyine n'abandi bari bari kumwe ku kazi bari bajyanye mu kazi kabo nanjye amfatira icyumba ku ruhande njyamo yego ndangije mu gitondo arampamagara kuri telefone kuko akenshi nta nubwo yashaka kuza ahantu ndara yabonaga nari nyiri umwana abantu yaraninyaga agasikakana arambwira ati bite byiza ati se warangije kwitegura ngo nze nguhe tike utahe ndamubwira ntago ntaha ati se kuki udashaka gutaha ndamubwira oya ntabwo nshaka kujya mu rugo banyica ati se bakwica kubera iki nkatinya kuvuga nyine icyatuma banyica arareba aravuga ati uyu mwana ashobora kuba afite ibibazo arambwira ati oke
amafaranga ngo ujya kurya ugaruke uryame ubwo uzataha ejo nimba noneho ubwo uzaba ufite imbaraga zo gutaha. Ndamubwira ati ni ukuri ko ntabwo nataha. Noneho nabaye umusaraba wiwe wamubera umusaraba mba umusaraba. Noneho ariko nagize Imana abasha kunyihanganira kuko yabashije kureba kure abona mfite ibibazo nubwo atarazi ibibazo mfite ibyo ari byo. Areba kure aramfasha. Noneho ubwo sinzi ukuntu mu rugo nari narababorotse numvaga ntashaka no kumva ijwi ryabo. Arangije aca inyuma afata telefone yanjye, sinzi ukuntu yambwiye ngo nimutize telefone. Twagiye kurya ndayimutiza arebamo nimero za mama. Arangije aca ku ruhande nyine aca inyuma aragenda aramuhamagara. Akimuhamagara aramubwira ati mama bavugije induru ati uwo mwana twari twaramubuze haramaje gushira nk'iminsi nk'ine. Ati ku ishuri twaraperereje kwa nyirakuru twaraperereje ati muduhaye waba utugiriye neza cyane twari tuzi ko bamwishe. Yesu we. Aravuga ati rero umwana wanyu ndamufite hano abatekereza uko byagenze uko mwahuye. Arambwira ati rero ngangwe no nkwereka ahantu tujyana i Remera. Arancuka kuko nukuri numvaga nashaka guhura no mu rugo banyica kuko narabahemukiye cyane narabatengushye bitewe n'uburyo bashakagamo amafaranga kugira ngo nige. Turagiye tugeze i Remera ngiye ndebye nkarahirye mbona mama na papa nshaka kwiruka. Nshatse kwiruka baramfata. Bamfashe baravuga ati ngwino nta kintu tukugiraho humura. Ubwo bari kumwe na nyogokuru nyine birirwaga banshaka narabatesheje umutwe. Noneho baramfata turagenda twicara ahantu turaganira. Ariko mama niwe nabanje kuganiriza arambaza ati niki cyatumye ubura kwa mwana we wari umuhanga ku ishuri waruze ubwenge niki cyatumye utoroka ishuri ukagenda tukakubura. Bivugana n'ikiniga cyinshi ndi kura ndambwira ati ndatwite. Ati cicika iryo jambo wirivuga buriretse. Ati cicika papa atabyumva turaza kumwihererana tubimuganirize. Bati bubyihoreye. Mama ubwo aba yabimenye baganira n'uwo musore baramubwira ati nukuri ko Imana urakoze cyane. Ati ahubwo twari tugiye kugufungisha tuzi ko ari wamutorokanye. Ati nukuri ko Imana uyu mwana wanyu sinari muzi ndababwira mbasobanura uko byagenze barabyumva. Kugira ngo papa bamubwire ko ntwite nyogokuru wanjye yaje kuba mu rugo nk'ukwezi kugira ngo amenyereze papa abashe kubyiyakiramo kuko mama yaravuze ati ntago nahera ahantu papa wawe mubwira ko twite kuko impamvu ntago babonaga ngendera mu bintu by'abasore ntago babonaga ikintu babonaga kiza imbere cyari ukwiga kugira ngo nzabone nyine uko niteza imbere. Birangiye nyine ubwo nyogokuru aba mu rugo gutyo kugira ngo amenyereze papa birangira bisanze babimenyereye nyine. Mba muri ubwo buzima bwo kwigunga nyine bwo kumva byageze aho ngaho nkajya nca mu muhanda ko kundi nyine umubyeyi atwita akajya kwipimisha kwa muganga. Najya nca mu muhanda abantu bakankomera ngo dore akana batenda kakiri gato. Bigeraho kuva mu rugo wapi birakunanira. Niyo ambwira ngo ujya ku muhanda ujye kugura iki kintu nabwo ati mwigireyo kuko najyagayo abantu bakamwaza ngo dore akana bateye inda. Numva mfite igisebo muri njyewe agahinda karanyica. Ubwo buzima mbubamo ngeze igihe cyo kubyara. Papa baje kuza kubimubwira aranabimenyera nyine. Ako kugira ngo babimubwira bimenyereye yabifashijwemo na nyogokuru. Mama we nyine yaje kuhaba kugira ngo abimufashemo. Kuko papa yagiraga amahane ntago mbizi ko ari kubyemera kubyakira. Kubasha kubyumva rundi muntu bimubwiye. Byaramugoye cyane. Bigeraho ndabyara. Noneho mbyaye ni urugamba nari ntangiye rukomeye cyane. Narabyaye mu rugo barankundaga batangira kumvanaho amaboko birancanga. Bari bagufashije mu kugushyigikira bari bagushyigikiye bakimara kumenya yuko twite mbese ukimara kugera mu rugo ko baragushyigikiye muri urwo rugendo rwose rwo gutwita babigufashijemo
baramfashije na famiye ikamfasha noneho mbyaye ntangira urugamba rwo kwirwanaho sasa birangora cyane nkatekereza kure bikancanga noneho nari nyiri umwana imyaka 16 nari mfite yari mike cyane hahandi nagiye nkasaza nkamera nk'umuntu ufite imyaka 30 kandi mfite imyaka 16 ubuzima burangora singe warose umwana agira amenya kurya yego umwana amenye kurya ako hagati aho mbere yuko nkibyara ku ishuri aho nigaga bahamagaye mu rugo barabaza ati se Afonsine bite ni byiza ati se uwo mwana ko yari umuhanga ku ishuri nago mwamwohereza akagaruka ku ishuri ati nta minerevare tuzabasaba pe kuko ni ukumufasha ngo kugira ngo tumuzamure kubera mu rugo n'uburakari bari bafite no kutakira ibyambayeho baravuga ati reka hoya rero uwo mwana wawe ntago ari twe twamugutumye kigiye kimbabaza ku ishuri baravuga ati ni ukuri muri kumuhemukira pe kuko mwakamufashije wenda uwo mwana mugashaka ukuntu abaho uyu nawe akiga akazabona ukuntu yazabafasha muri ibyo bindi mwakoze uburakari bari batarabyakira barabyanga nuko nyine ubwo buzima mbubamo umwana amaze kumenya kurya nkajya musiga mu rugo nkajya gushaka nyine icyamutunga yego ubu ndeba nta kazi ntakoze akazi kose niyo kaba kinjiza igiceri cy'ijana mvuga ati umwana wanjye arabonamo biscuit cyangwa abonemo umuneke wo kurya naragakoraga nakoze akazi k'ubuyede yego ubakoze akazi k'ubuyede cyane naragakoze ariko hari ikintu byagiye bimfashamo kuko ako kazi k'ubuyede nagakoraga nkiri umwana muto yego nkajya gukora hano mu mashansiye nyine abantu bakabona mfite ubushake bwo gukora bamwe bakambwira ati nagiye njya gukora hano mu makampani bakangira umustajeri yego bakavuga ati ngwino ube umustajeri w'abantu bakora ibintu by'imbaho nabyo nkabyiga ubu ngubu ndabizi cyane kuko byaramfashije ubuzima bwamfashije kwiga n'ibyo ntakagombaga kwiga yego nkakora ubwo buyede nkataha nkagabura umwana wanjye kuko byageze aho mu rugo urabona umwana utangiye kurya aba akeneye kurya ako gafi imboga utwo tubuto mu bushobozi nari nzi mu rugo bafite yego ntabwo nari kubagora ngo mbabwire ngo umwana akeneye ifi akeneye igikoma akeneye amata nashatse ibyanjye ku ruhande ndavuga ati iyi ni inkono ngomba kujya ntekeramo umwana wanjye kugira ngo akure neza afite imirire myiza ngo mu rugo nimba batetse ibirayi ntabwo umwana ari kurya ibirayi byansabye gushaka ibyanjye nzajya nkoresha ku ruhande imbabura isafuriya byose mu rugo twategaga inkono ebyiri zitandukanye yego kuko n'ubundi muri iyo minsi ntabwo twabyumvaga kimwe basaga nk'aho bandakariye cyane mbese byageze ahantu hamwe baragutererana cyane kandi muri kumwe cyane ariko ntabwo nabarenganye ko narabababaje yego ako kazi k'ubuyede ndagakora nagakoze nk'umwaka nyuma yaho njya gukora mu kazi ko mu kabari nakoze mu kabari ukoramo iki ubuseriveri nka seriva nkataha nkabona amafaranga atunga umwana wanjye kugira ngo abeho ndakora n'ubu ngubu wenda mfite aho navuye mfite n'aho ngeze yego kuko uburyo nari mbayeho ntabwo ntibayeho nk'uko nari mbayeho ubu ngubu nshobora kubona minerivare y'umwana wanjye nshobora kwitunga ubu yarakuze rwose ari mu ishuri yiga mu wa 2 afite imyaka 8 ubu ngubu ndamurihira nkamwambika nkanamugaburira nanjye nkabasha kwiyambika no kwigaburira urumva urwo rugendo rwarangoye cyane ariko mfite isomo nakuyemo yego nkaba nshaka no gutanga inama ku bakobwa bagenzi banjye baba ari abo tungana cyangwa bakiri munsi yanjye
ntanga n'inama ku babyeyi. Yego, n'ubundi unampamagara nicyo kintu wambwiye yuko hari ikintu kikuri ku mutima wifuza kubwira abana b'abakobwa ndetse n'ababyeyi muri rusange. Ariko mbere ko tubigeraho, nyine ubwo buzima bwo kubaho, nyine bwo kugira inshingano ukiri umwana mutoya, nta bisebe byagusigiye, ntabwo byagutumye wenda ujya no mu zindi ngeso mbi kugira ngo ubashe kubona ubuzima, amafaranga yo gutunga umwana wawe? Nk'uko nakubwiye, ku myaka nari mfite ntabwo nagakwiye kuba nagiye gukora ubuyede. Hano hanze hari ingeso mbi wakora zitakuvuna nk'uko ubuyede buvuna, ayo mafaranga akinjira. Ariko njyewe narihiringaga ngakora ubwo buyede, nkirirwa nikoreye ikarayi ku mutwe cyangwa itafari, nkataha nkagaburira umwana. Izo ngeso ntabwo nigeze nzigenderamo kuko niyo mfite agahinda. Nageze aho nanga abasore, n'umusore yamvugisha nkumva agenda akaranyishe, nkumva amarira ajenze mu maso. Ndavuga reka nkore ntunga umwana wanjye, ibindi Imana niyo ibizi. Izo ngeso narazanze cyane kuko numvaga nintusha gato nshobora guhuramo n'ibindi bibazo. Bingiraho ingaruka nyine, bituma ibyo bintu byanga cyane, ugendera kure cyane. Kugeza ubu abasore batangiye kubagirira impuhwe. Ubu ngubu wenda nariyakiriye, mba numva nyine nawe ndi umuntu mu bandi. Ko nshobora no guhura, mbere najyaga mpura n'abanyeshuri twiganye nkabihisha, ariko ubu ngubu twahura tugasangira tukishimana, kuko nanjye nabaye umuntu nyine nk'abandi. Mbere numvaga ntari umuntu nk'abandi kuko ibintu byambayeho nari ntarabyakira, ariko ubu ngubu kugeza ubu maze kwiyakira cyane. Ntacyo, ngano reka tujye kuri bwa butumwa ufitiye abakobwa bakiri batoya, hanyuma kandi n'ababyeyi. Inama nagira abakobwa bakiri munsi yanjye ni ukwita ku ntego bafite muri bo, aho kwita ku byo bakeneye aka kanya. Nanjye iyo nza kwita ku ntumbero nari mfite, nari kwemera iyo baga yari yacitse nkayijyana ku ishuri icitse, ariko intumbero mfite nkazayigeraho. Ubu mba mfite byinshi nagezeho, cyangwa se mfite ubumenyi bwinshi mfite. Ni ukwita ku ntego bafite kuruta kwita ku cyo bakeneye ubu ngubu. Inama nagira ababyeyi kandi, ababyeyi mwite ku bana banyu, mwite ku bana banyu. Nkanjye urugero natanga, iyo nza kuba mba mu rugo mbana na mama na papa, natinyaga papa pe, ku buryo ntashoboraga no kugenda ntamubwiye ngo ngiye aha. Yagiraga amahane. Kuba ibyo byose byarambayeho nkabasha kwigenga, ni uko ntabanaga n'ababyeyi banjye. Ababyeyi inama nabagira ni ukwita ku bana babo, ikindi kandi bakaganiriza abana babo. Nkanjye nari mfite mama uhora ubyuka ajya mu kazi, ni ukuri pe ntakubeshye, nari ntarabona n'umwanya ngo nganire nawe. Yabyukaga ajya mu kazi, urumva yabaga agiye mu kazi nyine kudushakira ibiri budutunge. Ariko kudushakira ibiri budutunge, urumva yarabidushakiye, ndabyemera. Ariko kuba ataratuganirije byabaye rero kuri twebwe, bituma nyine dusa nkaho twigenga, ubuzima buraduhinduka. Babyeyi muganiriza abana banyu, cyane cyane b'abakobwa, mubabwire byose. Mubwire ati mukobwa bigenda gutya na gutya, gutya na gutya. Kuko nanjye ibyo byambayeho byarantunguye, nabaye nkaho bintunguye, kuko ntago nari mbizi, ntago nzi ngo bigenda gutya, bimeze gutya. Inama nagira ababyeyi b'abamama rero ni ukuganiriza abana babo, ikindi bakababa hafi. Nubwo waba ufite akazi, basi abana ukajya bashakiramo isaha imwe irahagije, ukabaganiriza, ukababwira uko ubuzima bwubatse kugira ngo bamenye uko bitwara. Ndumva ariyo nama nabagira. Wowe utekereza yuko impamvu ibintu byakubayeho byose ari uko ababyeyi bawe batigeze bakuba hafi muri icyo gihe wari ubikeneye ukiri mutoya? Yego, kuko urumva niba umubyeyi abyuka ajya mu kazi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, agataha agasanga rimwe na rimwe mwarangije no kurya muryamye, nta hantu mushobora guhura ngo muganire.
bigoye cyane ababyeyi nibezere yuko ubu butumwa nk'ubu ngubu bamubwumvise uko buba buvuye ku muntu wanyuze muri n'umwana w'umukobwa n'undi ukiri mutoya kuko ntabwo urakura ngo ube nubwo uri wabaye umubyeyi ariko uba umubyeyi nanone utari ukwiriye kuba umubyeyi kuko byaje imburagihe nabyo ni mana simbizi ababyeyi mwite ku bana banyu turabinginze mwite ku bana banyu mubaganirize mubahe umwanya urumva yuko wa mugani iyo aza kuza ko yarabonye urukundo rw'ababyeyi rukomeye cyane sinavuga ko beto ari n'urukundo mubafitiye ni ukuri baba badufitiye urukundo ariko nyine uwo mwanya nibagerageze kubwira ibiri hanze aha kugira ngo bazagere hanze aha bazi ngo hano hanze hameze gutya ikindi hari n'abandi nshaka kugira inama abasore b'iki gihe mana igihe bambabarira rwose impamvu mbivuga nk'uwo musore wanteye inda yego byageze aho urumva ko urugamba narurwanye ndi njyenyine aranyirengagiza iyo myaka yose wari uri wenyine yose ariko kugera ku myaka 5 nagiye kubona mbona nimero iramamagaye ngo bite ni byiza nshaka umwana wanjye navuga ngo wose urinde nari naramwibagiwe ukuntu yamemukiye akantererana nari naramwibagiwe naramwikuyemo naramufashe nk'aho atariho yego njya kubona mbona aramamagaye ndashaka umwana wanjye ndavuga urinde se aranyibwira nange ikintu nakoze narasetse maze guseka ndagenda mbibwira mama ndamubwira ati ma uzi ko wa muhungu twabyaranye navuze n'umuhungu ntabwo uzi ko wa muhungu twabyaranye yamamagaye ngashaka umwana we mama nawe araseka aravuga ati mwihorere buriya namukenera azaze hano mu rugo arahazi azavuga icyatumye abura akaba agarutse yego inama rero aho nabikurizaga nshaka kugira inama basore beza rwose mwihangane niba waragiranye imishyikirano n'umukobwa ntukamutererane kuko akenshi buriya umusore iyo aguteye inda akakugarukira nuko ababona ntacyo byagungabanyijeho cyane ababona umeze neza rukumva akavuga ati uriya n'ubundi nta kintu yabaye kamusange ashobora no kugaruka adagufitiye urukundo ahubwo ashaka kongera kugira ngo agusubize aho wavuye agutera indi nda bigucange byarambabaje cyane rero abasore mugire umutima ukunda kandi ikindi mwite ku misaruro nyine mwarakuye mu byo mwakoze yego kuri wowe umusore wa mugani nkongo utererana umukobwa yateye inda noneho akanagutererana byongeyeho ukiri na mutoya mu gihe wari umukeneye mu gihe wari ukeneye inama ze mu gihe wari ukeneye ubufasha bwe umufata gute njyewe mufata nk'umuntu utagira ubumuntu kuko nimba azi icya mbere arakuruta gutenda kuruta arabizi ko akuruta agutakaje atumye utakaza ishuri even atumye n'umuryango kwanga ibaza ibyo bintu byose abagusize muri wenyine uwo muntu ntago ngiye namugira n'impuhwe ni ukuri kw'Imana kugeza na n'ubu naramubwiye ati nawe yagize isoni zo kongera mu maso ubu ngubu umwana afite imyaka 8 ntago arangira mu maso kwa kundi aba afite nimero zanjye akabona ndi gupostinga umwana akabona nanjye ndi gupostinga ntashobora no kwandika kuri WhatsApp ngo anavuge ngo mwaramutse nawe ubwo aracyafite ikimwaro cy'igihemu yakoze aramutse agusabye imbabazi wamubabarira biragoye gusa nyine nagirira umwana nkamubabarira ariko kuri njyewe biragoye cyane pe kuko ntabwo ari umuntu mwiza ntabwo yambaniye ntabwo akubaniye ntabwo umwana asa ajya mukwibutsa ajya mukwaka biraba cyane kuko ibyigere byatangiye afite nk'imyaka 5 akambaza mama nshaka papa wanjye n'indi namubwira ati papa wawe rero nawe ubinaha yego ngo none siko nshaka kumubona ndamubishaka kumubona yari umwana ufata mu mutwe nese mubwira ati akira nimero muha nimero ze ndamubwira ntuzongeye kumumbaza nujya umukenera ujya unyaka telefone cyangwa utire mama cyangwa utire brother
muhamagare yego ubu ngubu iyo mukeneye niwe bavugana njye simba nkeneye no kuvugana nawe baravuga nawe baravugana bo baravugana kuri telefone umwana w'umukobwa cyane no ku ishuri ababona abandi banavuga dadi mami dadi nawe kumva nyine ashaka kubona dadi wiwe yego namubwira ati ntukamumbaze wowe ujye ufata telefone umuhamagare ntabwo akubaza impamvu ubu ngubu agifite imyaka 8 yarayimbajije kuko imyaka 8 ni myinshi umwana aba yatangiye umwana azi ubwenge ni myinshi cyane yarayimbajije ndamubwira ati rero papa wawe twarashwanye mujye muvugana ngiye twarashwanye ntabwo tukumvikana yego birashoboka buriya ariko njye nzaye muvugisha ndamubwira ati okay njye muvugisha rwose nta kibazo ni uburenganzira bwawe byibuze se we hari icyamucisha byibuze hari ikintu nta kintu na kimwe agufasha kugeza uyu munota mu burere bwe kwa kuni navuze nyine kutagira ubumuntu yego nabwo amwitaba ari umwana umuhamagaye ntabe nta kintu na kimwe adufasha ni njye nyine wifasha mu bintu byose nuko kuba naravuze ati kamuhe nimero yo bajye bavugana kugira ngo umwana wanjye adaheranwa n'agahinda yumve ko nawe afite papa wiwe yego ariko rero ni ukuri abantu abasore barahemuka rimwe na rimwe gutera umukobwa inda hanyuma ukamutererana n'akaga birababaje ikindi kandi akiri n'umunyeshuri unamuruta ntabwo biba byoroshye urwo rugamba rero ni urwo nanyuzemo kugeza ubu ngubu nkaba mfite isomo nakuyemo ariyo mpamvu ntifuza ko n'umuntu uwo ari we wese yaba ari uwo nzi cyangwa utanzi atazanyura muri ibyo bintu naciyemo kuko byarampungabanyije cyane byarampungabanyije bigeraho njya nirwa ncecetse abantu bakambaza se ko uhora ucecetse utavuga kuki uba utavuga urakaye biti nkabwira ati ni ukuri ko Imana nta kibazo mba mfite biza kunkukiramo ko nk'ubu ngewe iyo ntari kuvuga mba meze nk'umuntu urakaye ufite umujinya mu maso kandi wenda nta n'umujinya mfite ari ibyo nyine ibyo bibazo byankukiyemo kwitekerezaho cyane kwigunga bikagukukiramo kuba ufite agahinda kadashira ubu agahinda n'ubu ngubu wumva ugifite agahinda mu mutima wawe katajya gashira ubu ngubu nariyakiriye ariko byo nkubwira nyine iyo ntari guseka mvugana n'umuntu nicaye gutya ntuje ndi nka njyenyine umuntu aza agahita ambwira se kurakaye kandi wenda sinanarakaye gusa ni ya shusho yankukiyemo yego isomo rikomeye cyane wakuye muri iki kintu n'iriye isomo nakuyemo nuko buri ibintu byose bikubaho haba hari impamvu yabyo yego kandi uba ugomba no kubinyuramo uhagaze neza yego nk'ubu nkanjye byambayeho mbinyuramo na n'ubu ndashima Imana ko urwo rugamba narushoje amahoro yego yego ikindi somo nakuramo ni uko buriya ibintu bikubaho mu buzima nta na kimwe warapangaga habe na gitoya ko njye mu buzima bwanjye numvaga nziga nkarangiza nkajya kwiga muri Amerika no muri Canada hose ariko byaje kurangira no mu Rwanda ntarangirije birambabaza cyane ariko ndiyakira burya ikintu kibaho no kwiyakira kandi ukamenya uburyo witwara mu kintu kuko ushobora gutwara inda nk'uko nguko warangiza ukajya gushaka kubaho mu bushobozi udafite yego ugashaka ibintu bihenze aribwo bwa busambanyi ugiyemo ubwo busambanyi ugakuramo indwara zidakira ugasanga noneho ugiye kwicuza inshuro 1000 birenze uko wari kurera uwo mwana wawe mu bukene wari ufite mbere ukazatera imbere nyuma waramaze kwiyakira donc ni ukuvuga umuntu wahuye n'ikibazo nk'iki ngiki akwiye kwiyakira ntashake kubaho mu buzima butari ubwe ushake kugendana n'ibigezweho byose uvuga ati umwana wanjye agomba kunywa nido kandi n'amata wayabuze y'igihumbi ubwo buzima rero babuhenze niyo mpamvu nakubwiye ngo naremeye mfata umwanzuro wo kujya gukora ubuyede narabukoze ntunga umwana wanjye
nkajya mugura ayo mata n'izo mbuto akarya ariko ubu ngubu ndakeka mfite ubushobozi bwo kumugura n'iyo nido kuko nitwaye mu bushobozi buke nari mfite. Yego. Ndakwishimiye n'ukuri. Murakoze cyane. Ndakwishimiye rwose ukuntu uri umunyembaraga kandi ukuntu wabashije kwirinda no kugira ngo utongera kuba waseba nk'uko ikindi nkunda nuko wemera ikosa ry'uko ari babaje ababyeyi bawe nubwo mu by'ukuri atari nawe wari wabigizemo uruhare mu bundi buryo bumwe we wabigizemo uruhare urundi mbese inarababaje ariko ubu turi inshuti cyane. Ubu ngubu byageze kugenda gute kugira ngo mubabarire? Nyine urumva ababyeyi uko bagenda ikintu ukibamo babona no kucyitwaramo bagenda bakugarukira nk'umwana sibyo kuko urabona ubyariye iwanyu bakajya babona uragenda utasa 8 z'ijoro babona n'ubundi noneho bararubiye ubusa byararangiye ariko uburyo ugenda witwara mu kibazo uhuye nacyo nibwo bavuga ati uyu mwana wacu byaramutunguye nawe ubwe ntago ariko kuko ntago bari basanzwe babinziho bize kugenda tuganira tuba inshuti ubu ndi inshuti n'ababyeyi banje cyane na papa mahane yarashize turi inshuti cyane byararangiye. Barabizi se kwaje kuza gutanga buno buhamya? Ntago babizi ariko ndabizi ko bafite smartphone bari ndanabashuje cyane. Ni iki kintu wababwira muri aka kanya? Ikintu nababwira nuko barakoze kunyihanganira ku byambayeho. Ikindi kandi nuko nanjye ndi gukora uko nshoboye kugira ngo urugero rwiza banyeretse nanjye nzarubereke mu minsi iri imbere. Yego. Ntabwo ujye ubarakarira kubera ko kira kintu nubwo warabababariye yego ariko kira kintu cyo kuba batarakuretse ngo ukomeze ishuri ryawe kandi wari ubikeneye mu by'ukuri. Ntabwo bibi gutera intimba n'uyu munsi ngo wumve wenda ufitemo akantu gato ko kubarakarira. Nkuko nabivuze byarambabaje cyane. Ariko nanone bitewe n'ubuzima mu rugo twari turimo urumva mama ari wa muntu ubyuka ajya gushakisha kugira ngo tubone imibereho na papa akabyuka ajya gushakisha kugira ngo tubone imibereho. Nkareba se ninjya ku ishuri n'umwana nkamubasigira azabaho gute n'ibyo kurya kubibona bari kwa kundi nyine kujya mu kazi. Uyu mwana ninde urumva iyo musigira mama hari ikintu kimwe cyari kuba kibuze mu rugo kugira ngo umuryango utere imbere tubone n'ibyo kurya. Ndavuga ati ntekereza nk'umuntu mukuru ndavuga ati nabo ubwo ibyo ari byo byose ntago banyanga kuko umuntu wakubyaye ntago aba kwanga. Oya ndavuga ati bafite impamvu kandi kambe mbyubahirize nyine ngendere ku murongo wabo ariko icyo nzi cyo nuko ikintu Imana yakuvuzeho ntago kibura gusohora rwose. Utekereza yuko ubu ngubu ushaka kwiga ushaka kongera gusubira mu ishuri nk'umuntu wakundaga ishuri tuvuge hari nk'umuntu urebye kino kiganiro agahita avuga ati uyu mwana nkurikije ubuhamya bwe nkurikije ukuntu yakundaga kujya mu ishuri ndumva nshaka kumufasha kongera akarisubiramo. Tekereza ko wabyakunda? Ngiye bitewe n'ukuntu nakundaga kwiga imyaka yose napfite ntago byambuza kwiga. Oya ni ukuri kw'Imana wumva nubwo bagenda basubiramo cyane wenda nuko n'impamvu ntajyayo ni uko urumva mba ndi mu bya bintu byo kugira ngo mbone minervare y'umwana nanjye mbone uko mbaho kuko iyo nza kuba mfite ubushobozi n'undi mba naragiye ku ishuri nkakomeza kuko n'abana twiganye nabo nibambona barabizi ko narinze ubwenge cyane kandi nakundaga kwiga cyane ko najyaga ndara ijoro ndi kwiga mvuga ati ngomba kugera kuri iki ariko kubera satani birafeyirikana byinshi. Wari ugeze wari utararangiza tronkome? Urumva banenda urumva nyine nacitse intege mu gihembwe cya gatatu dusa nkaho nenda nasushije ngiye gukora examen ariko ikibazo cyambayeho nuko naje kubyara mbazwe bakora examen ndi mu bitaro meze nabi. Bakoze examen ndi mu bitaro meze nabi birangira nyine ntabikoze. Yego. Ntawamenya dushaka gukora nk'iki kiganiro ukabona umuntu wese uvuga ati reka ngufashe usubire mu ishuri. Shano kuri mwamukoze cyane. Wajya mu ishuri cyane. Ubu wagenda ukongera ugasubirwa nibwo byaba ari gutangira mu wa kabiri ngira ngo. Cyane rwose. Ukicaramo ukiga mpaka imyaka ukayirangiza. Wacyane na muto erega birashoboka. Ku buryo ya mahanga wifuzaga kuzajya kwigamo ntarirarenga. Yego.
birashoboka rwose. Ikintu cya mbere ni ubushake. Murakoze cyane. Reka twizere yuko mu bantu mwari murudukurikiye mugakurikiye kino kiganiro mwamubonye, buriya abantu badukurikira nibo bareba bakamenya neza mu by'ukuri koko umuntu icyo akeneye cyangwa se icyo barabira ibyo ari byo byose bakabimenya. Rero dushobora gusanga harimo nk'umugiraneza umwe tubonye akadufasha, ugasubira mu ishuri ukigana n'umwana wawe, mwese mukazarangiriza rimwe. Nuko abantu badukurikiye cyane, Imana ibahe umugisha. Yego, Imana ibahe umugisha kandi bateremo imbaraga zo gufasha uwo babona bikeneye. Yego. Papa, reka ngushimire cyane. Mwakoze cyane, ni ukuri. Wakoze cyane nawe kudusangiza uru rugendo rwawe rw'ubuhamya bwawe. Ntabwo ari urugendo rwawe rworoshye, cyane cyane ku mwana mutoya, ariko warakoze kuba intwari, kutagira umuntu ushyiraho amakosa yawe, ukemera amakosa yawe, ukaba warabashije no kuyitwaramo neza, ukageza uyu munsi usa neza nk'uko usa rwose. Murakoze cyane. Nizere ko nta gikomere wakuyemo cyo kuba watinya abagabo, cyo kumva ko utazashaka. Ubu ngubu nariyakiriye cyane, ariko mu myaka ishize numvaga abagabo narabanze pe, ko numvaga ibyo yankoreye n'undi nazahura nawe yabinkorera. Ariko ubu ngubu naje kugenda niyakira, nganira n'abantu, nisanga mu bantu nyine, numva ko ibintu byose bibaho kubera impamvu. Ubwo nyine ibyo byabayeho kubera ko ari njye byagombaga kubaho, numva nyine ko ngomba kwiyakira. Ubu nariyakiriye nta kibazo. N'ibyo guhorana agahinda nabyo bigenda bishira. Byararangiye ko kurumva mba ndi mu kazi, ndi kumwe n'abantu benshi, tuba twirirwa duseka, umuntu ahorana agahinda yari wenyine. Ariko kubera ko umuntu aba ari mu kazi akorana n'abandi bantu, baba bari muri sosiyete baganira, batera burage, bagaseka nyine, ugasanga bya bindi byose byari biri mu mutwe wawe byaragiye. Reka ngushimire cyane. Murakoze cyane. Imana ishimwe ko yakurinze ukaba nta bikomere ufite. Burya iyo umuntu adafite igikomere, ubundi buzima buba bushoboka imbere ye. Kuraje rero, ukomeze ushyiremo imbaraga mu byo wifuza kugeraho, nta kabuza uko byagenda kose ubuzabigeraho. Murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha.